Rwanda nkunda rundinda agahinda mu nda, Rwanda rundinda kurira nk'uwakubiswe, Rwanda rundinda guseka nk'uwakirigizwe, mu Rwanda cyane tuzagumamo n'impamo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwabuze umuranga yaheze mu nda ya nyina. Gusa babaga bashaka kugaragaza ko azahera iwabo akabura umurambagiza ngo amubere umufasha. Birababaza kandi kugira impano ukabura aho uyimenyekanishiriza. Iyo mvuze iba abahanzi bahita babyumva neza cyangwa se abanyempano batandukanye, ku buryo buri wese aho amenye hari amarushanwa inkoko aba ariyo ngoma kugira ngo ajye kugerageza amahirwe. Niyo mpamvu mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu rwari rwabukereye ngo rugaragaza impano zarwo mu marushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya kabiri. Art Rwanda ubuhanzi ni rimwe mu marushanwa azenguruka igihugu cyose hagamijwe gushaka impano zitandukanye ndetse no kuzifasha kuzibyaza umusaruro. Ni muri urwo rwego nka Rise Up Media TV kamera zacu twazimuriye mu kigo cy'urubyiruko rw'akarere ka Rubavu ahazwi ku izina rya Vision Jeunesse Nouvelle. Ikibazo cyari ukwibaza ni bande bari bubone yego cyangwa oya. Bimwe mu bimenyetso akanama nkemurampaka bakoresha bereka uwatsinze cyangwa se uwatsinzwe. Urubyiruko rusaga hafi 70 rwo rwabashije kwiyandikisha ngo ruhatanire kujya mu kindi cyiciro cyo kuzahatana ku rwego rw'igihugu. Bamwe muri urwo rubyiruko bari bitabiriye amarushanwa baganiriye na Rise Up Media TV batubwiye uko biteguye guhatana n'akanyamuneza kenshi babitubwira muri aya magambo. Bronze Cooper, Rise Up Media TV unahageze ndahaye. Bronze Cooper witeguye gute? Fine and fire. Fine and fire. Ibintu bagiye kubona ni ibihano. Ni ibihano gusa. Ibihano. Witeguye neza? Mbasa ni impano kabisa ewan. Abantu batari banzi bareta bamenye. Bronze Cooper tukumenyereye n'umuntu usanzwe uri umuhanzi hano mu karere ka Rubavu. Igitekerezo cyo kuza muri aya marushanwa cyaje gute? Ni ibintu byiza. Bwa mbere mu mutima numvaga mbishyigikiye kubera ko n'abantu benshi bafite impano baba barabuze just abantu bazigaragariza. Ni ukuvuga ngo nubwo nge nishimye ku giti cyanjye nyine nuvuga ngo nishimiye muri rusange hari impano nyinshi zabuze ahantu zimenera kandi zibaba zitwika kabisa. Bakwitega bana ni ibihano. Iki wasaba noneho abantu baje muri aya marushanwa niki wabasaba bagushyigikire babigenze bate? Ikintu nabasaba ni ukwanaliza impano. Ikintu cya mbere kanza bakareba impano, mbese impano zirimo ziratambuka muri make. Ikintu nabasaba kugenderaho ni ubushobozi buhari nyine bw'umuntu ku mpano. Ni ukuvuga ngo impano yawe niyo iri bwivugire ntabwo uri buhatirize gushaka umufasha. Impano iri bwivugire. Reka tugushimire cyane. Fresh. Turi kumwe na mugenzi wawe hano nawe ndabona yifunze byatari. Bakwita nde? Nitwa Cedro Isha. Cedro Isha? Chup boy. Uririmbiye njyana? Ndimba Afrobeat bro. Shyiraho twumve. Gukubita akantu se. Nduwawe, baby urabizi nduwawe, I'm gonna give you true love. True love. Nakora byose kubwawe. That's what's up bro. Isha, noneho witeguye gute ko muri aya marushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi? Niteguye fresh. Ndi ready gutanga ibyo mfite byose kabisa. Impano zo zirahari ewan. Ahasigaye ni mwebwe tu mugiye kubona ibintu bitandukanye kabisa. Niteguye fresh muri make. Ntabwo bufite? Wapi ubwoba ntabwo. Stage ntago ari ibintu natinya bro. Tufite stage nyinshi urumva. None niyo wizeye ifite impano man ntago watinya kabisa. Ndi ready kabisa. Niki wabwira noneho abategura rino rushanwa? Icyo nababwira nabanza kubashimira cause nyine ibi bimwe bare ibintu byiza kugira tugaragaza impano dufite. Nabashimira kabisa kuko bagiye kubona impano batari bazi, bityo umuziki nyarwanda se cyangwa izindi impano nyarwanda zikomeze zizamuke tu. Abakunzi b'umuziki hano mu karere ka Rubavu bitabiriye ano marushanwa babwira iki muri aka kanya? Abakunzi b'umuziki rero bagiye kubona ibintu byiza, bagiye kubona impano nziza, bagiye kubona abantu bakeneye amafilime, abactinga, abashushanya, abaririmba man, bagiye kubona ibintu biri dope byataye kabisa. Reka tugushimire. Murakoze cyane kabisa, nanjye ndabashimira.
Nubwo ariko uru rubyiruko rumbwiye uburyo rwiteguye nk'ijisho ry'umunyamakuru, nahise ngira amatsiko ubwo nabonaga abanyeshuri bo mu kigo cya Ecole d'Art de Nyundo, hamwe mu hava abanyempano batandukanye. Ndibaze se nabo baba baje kurushanwa n'uru rubyiruko rwavuye mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu. Ubwo bari kumwe na mwarimu wabo, nahise mbegera nabo mbabaza impamvu nyamukuru koko yatumye nabo bitabira Art Rwanda, ndetse n'impamvu bahisemo kwiga amasomo y'ubugeni, kuko niko bahise bambwira ko ariyo masomo bakurikiranye. Bahise nabo babimbwira rwose batazuyaje. Banyita Muhirwa Justin. Hano mureba aha ngaha ni amarushanwa ya Art Rwanda, twe turi abanyeshuri bo ku Nyundo cyangwa se Ecole d'Art de Nyundo. Mu by'ukuri twaje kwitabira ino exhibition, twe twaje cyane cyane muri exhibition, turabibona neza cyane. Actually hari urubyiruko rwinshi, hari impano zigiye zitandukanye. Actually ni ikintu cyiza cyane kandi turabyishimira. Murakoze. Ndi kubona uri kumwe na mushiki wawe, nawe yatwibwira. Merci, nanjye nitwa Faustine Ishimwe. Nanjye naje muri exhibition nk'ikigo, twaje nk'ikigo Ecole d'Art de Nyundo. Turabyishimiye. Ni iki mwakunze muri aya marushanwa? Ikintu twakunzemo ni urungano. Ni urungano, ikintu twakunzemo ni ukuntu hitabira abantu benshi b'urubyiruko. Kandi actually nicyo kintu dushaka nk'abanyarwanda, tugomba kwitabira cyane cyane urubyiruko muri Art Rwanda, nirwo ruba rufite ijambo. Nicyo kintu njye nakunze cya mbere. Ni iki cyabakuriye noneho kwinjira muri aya masomo y'ubugeni? Okay, actually ikintu cyadukuriye kwinjira muri ano masomo y'ubugeni ni kubera ko nibyo bintu twagiye dukunda, cyangwa se nibyo bintu byagiye bitugira interest. Noneho twe kubikunda kwacu tukabona noneho hari ijambo bifite mu gihugu, kubona yuko hari amarushanwa nk'aya ngaya. Niyo mpamvu twaje tukitabira, kandi impamvu twagiye no kwiga izo mpano, gushushanya, kuririmba, impamvu byose twagiye tubyinjiramo ni kubera byari passion nziza. Ese na mushiki wawe arabibasha? By'ubugeni urabishoboye? Yego, ndabishoboye. Iki cyagukuriye kubijyamo? Ni ukubikunda, nahereye cyangwa mbikunda, kandi ni imitako. Turabikora ngo dutake igihugu cyacu gise neza. Hari bashiki bawe ko bakobwa bagenzi bawe baje muri aya marushanwa, ese wabonye babyitabiriye ku rwego wabitekerezagamo? Ntabwo natekerezaga ko haza abakobwa bangana gutya. Sinzi niba bose ari ugushushanya, ariko ibyo ari byo byose ni impano. Harimo n'abo kuririmba. No kurimba no gucuranga byose. Noneho mwebwe umunsi noneho mwarangije kwiga aya masomo, mwiteguye gute gukompeta n'urubyiruko rugenzi rwanyu n'ubundi rwiza amasomo nk'aya ngaya, aba bivukanye nk'impano, mwiteguye gute kuzakompeta nabo? Actually cyo ni ikibazo cyiza cyane. Actually tubyiteguye neza cyane. Turangiza tuza natwe duhatana, ariko nanone baca umugani mu Kinyarwanda ngo ugihiga ubutwari muratabara. So twiteguye gukompeta, ariko nanone twiteguye gufashanya n'urundi rubyiruko, yaba aririmba, tere ko twakora ikintu kinini. Iyi Art Rwanda ubuhanzi ibaye ku nshuro ya kabiri. Muri kubona aya marushanwa ari kumarira iki urubyiruko? Reka duhere kuri mushiki wawe atubwire ku bakobwa ari kubona bibamariye iki? Abakobwa kenshi kuko bitabira ari benshi, ntabwo njye nitabiriye, naje muri exhibition, ariko nyine abitabiriye babona ko hari abandi bagenzi babo nabo bakitinyuka nyine bakazaza ubutaha cyangwa uyu munsi bakaba bazi. Kubona aya marushanwa amaze iki? Atuma impano zabo zizamuka, ndetse na leta ari y'u Rwanda ndetse n'iz'ahandi ukamenya ko n'abakobwa bashoboye, bashoboye gukora ibintu byiza kandi bifite agaciro. Wowe uri kumva bimariye iki urubyiruko muri rusange? Ikintu cya mbere umara w'urubyiruko ni ukwigirira icyizere. Akenshi na kenshi ushobora kuba ukora ibintu byiza, ariko uza ugahagarara imbere y'abantu kubivuga nayo iba ari challenge kwayo. So ikintu cya mbere ni ukwigirira icyizere. Hanyuma noneho impamvu ngiye nkunda cyane cyane ibi bintu by'imano byo kugaragaza ama passion ni ukubera ko biboostinga igihugu cyane mu rwego ruri international. So iyo utangiye kwigirira icyizere ukiri aha ngaha muri ibi bihangano no ku rwego rw'isi uba uzahagera, iyo ugira icyo cyizere noneho unakora ya passion yawe na bya bindi ukora byose. Passion no kuyisapota ni ibintu bibiri bikora ikintu kinini. Yacyo ihagaze. Imitegurire ya Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya mbere yabaye muri 2018. Muri make umuntu yavuga ko hari ibintu byari bitari byajya mu buryo, ariko experience babonye, inararibonye babonyemo, ntekereza ko hari icyo yahinduye ku myiteguro ya Art Rwanda ubuhanzi, kubera ko hari amakipe yagiye azenguruka
mu turere dutandukanye, ariko uyu munsi ngira ngo buri karere kabiteguye ku buryo bwako, cyane ko hari n'inzego z'abahanzi z'abahagarariye abahanzi muri buri karere. Ubu rero ntekereza ko iyi Ati Rwanda ubuhanzi 2022 ishobora kuba ari iteguye neza. Ntekereza ko ishobora kuba iteguye neza kuruta iya mbere, cyane ko bagendeye kuri experience ya mbere. Uyu munsi bakaba bashobora gukora akarusho kubera ibyo babonye muri Ati Rwanda ubuhanzi yabaye ubwa mbere. Noneho n'iki wabwira abanyempano bitabiriye aya marushanwa, n'iki wababwira muri aka kanya? Abanyempano bitabiriye aya marushanwa, icyo nababwira ni uko ni igikorwa cyiza cyane gituma umuntu ashobora kumenya impano ataratunze. Ikindi kandi harimo no kwihangira imirimo, kubera ko abazatsinda ndetse n'abatsinze n'ubushize babyungukiyemo cyane, babonye ibihembo, bihangira imirimo, babona amaformation, babona amahugurwa atandukanye. Yewe nagira ngo mbwire ko muri Ati Rwanda ubuhanzi ndi umwe mu bajyanye abanyempano bageze kuri finali, ndi umwe mu babajyanye mu mwiherero aho wabereye i Kigali. Nkaba ntekereza ko Ati Rwanda ubuhanzi urubyiruko rwerukwiye kuyifata nk'amata y'abageni, kuko Ati Rwanda ubuhanzi ije kubakangura ku mpano bari bafite, wenda batanazi ko bafite. Iki gikorwa rwose umuntu watekereje iki gikorwa cya Ati Rwanda ubuhanzi ni umuntu ushaka gupromotinga abajene, abantu bafite impano batari biyizi cyangwa se biyizi, ariko ni uguhesha agaciro impano zitandukanye. Wabonye ko hari impano z'umuzika, hari impano zo gushushanya, hari impano babyita ngo kira poezi ni Kinyarwanda, ubusizi, impano yose aho yabiri, haba kubyina, impano zose. Ubu ngubu iki gikorwa gisa nk'ikizikangurira abantu bose. Abajenero bari bakwiye kuzitabira, bakamenya ibyiza batunze, wenda batari banazi ko batunze, batari bazi ko bifite agaciro gakomeye. Ko nko mu bihugu byateye imbere ubuhanzi ni ikintu kiba cyihariye, kuko abantu twese turasa, ariko iyo ufite ikintu cyihariye cy'ubuhanzi nyine uba ufite aho utandukaniye n'abandi. Ntibikubuza kumenya ubwenge nk'ubw'abandi, ariko wowe ibyo uzi abandi ntabwo baba babizi. Impano y'ubuhanzi rero ni impano ikwiye kwitabwaho, kuko ni impano ifite agaciro cyane. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe, kandi twizeye ko iyi ntangiriro ya Ati Rwanda ubuhanzi twagize amahirwe ikaza ahangaha gutangirira mu rwego rw'igihugu hano muri Rubavu, hano ku mazi ku Kivu. Ndizera ko izatanga umusaruro mu gihugu hose. Murakoze cyane. 5:31 n'amasegonda 36 nibwo umuhanzi wa mbere yageze imbere y'akanama nkemurampaka maze agaragaza impano ye. Niko kugenda bakurikirana muri ubu buryo, buri wese yerekana impano afite, ariko bamwe bahabwa yego abandi bahabwa oya. Iyo mvuze yego nuko uwo nguwo yabaga ahawe amahirwe yo gukomeza, uwahabwaga oya yabaga asezerewe. Ese mvuga iki ko nabwiye kuvuga ngo kwihutana umvuga iki? Ntacyo mfite kuvuga, ndamutse mvuze nakwivuga icyo nabana no kuvugisha kuko nabanje kwivuga. Ibi ni bigomba ibyivugo biterwa n'uko wivuga. Ese ko dushoboye byose ubwibwemiye kubibaho, kubona umuntu ari mu cyaro ni urukundo watoraze cyangwa watoraze kubona umugisha nawe kunakorerwa. Ndabaza, ese kubona umuntu ukabona mugiye ubundi ubona umuntu cyangwa ubuki aha cyo kwese ngo ni mata nabashengera n'abinja koko se amata menshi uko Ndika buri munsi niho babaye cyane, naho wakomeje ibyawe ntiwamenya ko nanjye ndaho ndicara ndahiga cyane ngo nanjye mfite umukunzi, kumbe ni inyamaswa nasize mu gihuru y'izindi. Genda 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 wiyubake, genda 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 uzagire urugendo
gusa ngira ngo wenda uzahinduka nyamara ntiwamenye ko burya nanjye nabundi abyara umukobwa genda ndiringa nawe ngo ugende uritage ibindi byose ubyumve ndababaye na kimwe nshoboye kuko ngiye kumundeba gutya rero nitwa Nzabimana Emmanuel Mbagwe batubwira n'iki kibaje yewe kumundeba gutya ntabwo kanyigira mico ambaye n'amargarita rwose margarita kumubwira ushatse kumubita inyama ushatse kumubita inyama reka manze n'uwabibonye manze n'uwakaza nibutse ibyo wari uri kumbwira wambwira ngo umwana wanjye w'umukobwa ngo wamwirukanye ku ishuri iyo wamubwira margarita sinori y'umukobwa ndakagira ubwira ahubwo iyo wamubwira urareba uriya mukobwa wo kwa matayo witwa Diane ejo bundi agize gutya ageze mu gihembwe cya gatatu biba bigize gutya bamukubise akantu ngo ba bamutera inda itateganijwe isenge yadamuriye menshi aho wongeyeho bamubwira irahuye ufata uyu mukobwa mugende mujye guhinga ndakakwambara ngira ngo uyu mukobwa ntakoze wabyaye umukobwa yabyaye nabi pe wabyaye umukobwa yabyaye nabi kandi je yangu bamubwire marigari hose marigari mbabari ufata uyu mwana mujye guhinga rwose marigari ntukore jya kuza umugabo mu buryo twakatumana ndakura he marigari ngino ndi kumwe ameze nabi kandi njye ndi kumwe ameze nabi marigari wabwira hehe myaka rwose ndakubyara umukobwa nukuri ndakura he ndakuza umukobwa nyabyaye arakura byari umukura nabyaye aramukura mu ishuri marigari ndabaye nimwe mwashatse ubashaka reka shishoze shindane mwiye gushima kuko uwo mwashimye mwamushimye yabashimye ngo mwishimane Rwanda watunyuze ubutane budaturwa butatanye wabutuye gutanga ubutabonana reka nkwite umutoni kubera ituze n'umutekano dutera ku mutima niduture tudatera amataga abaturanyi dutore ukuri nta gutenguhana twange amatiku abaza umutuzo n'umutekano utomoye bidutanye muri wa mutima uterera mu gituza Rwanda nkunda abagutuye babayeho ukundi buri gihe sakindi ihora itari ikindi ujurije ibindi bibindi uzakomeze kuturinda ubutindi na rujukundi Rwanda nkunda rundinda agahinda mu nda Rwanda rundinda kurira nk'uwakubiswe Rwanda rundinda guseka nk'uwakirigizwe mu Rwanda tuzagumamo n'impamo mu Rwanda rudaheza ushaka kuzamo wirinde kurira
ariko ba n'imfubyi yakoze ibyaha n'amaso y'Uwiteka ariko se wahamagara Keza muri iyi minsi ko nari kumubona kamuhamagara Keza Yesu we Keza mbabarira mbwira mu rugo wanjye nyuma ko none byagenze bite none mama yanyirukanye Yesu we bamwiki muri jenoside ngo ntabwo bishoboka ko mwahura imiryango yanyu niyaho mama afite murakoze gukiza igihugu cyacu ubw'imisozi y'igihumbi isari heza umutima urahahora niyo nkomoko ni ku isoko ni mu Rwanda ni ku ivuko nta na hamwe nageze haruti iwacu nagenze henshi mu mahanga yo mu bihugu n'ibihugu byo ku isi yo amwe nisanze miti iwacu ariko nta hantu washimisi aho wavukiye igihugu nakumbuye akayaga k'umugisha na twa dusozi tuduhuza asura urumwe twubaka igihugu cyacu perezida bageze aratera abwira abaturage rero ubumure ntacyo muzabura umutekano ni wose u Rwanda ari Kigali ni mwebwe ari Rubavu ni mwebwe Iburengerazuba ni mwebwe n'Iburasirazuba ni twebwe ni twebwe twanze agasuzuguro twanze kurangwamo n'umugayo twihagarara nk'abagabo iki gihugu turacyubaka none dore kiratera imbere kwirinda n'ahantu bitaba inkotanyi zari zirabikoze urukundo rwanda niyo kamere niko tubigenza ndabona u Rwanda rubana niyo ntera intego zacu ni ukumasha intego zacu ni ugutsinda nta na kimwe waturenga mu Rwanda ibikorwa ni byinshi dore dufite amashuri dore dufite imihanda abana mu Rwanda bariga twabaciye ku muhanda ntitugitinya umuganda kuko dufite umugambi wo kubaka igihugu cyacu uburyo bwiza bw'ishuri n'uburyo aho bari hose bashobora kuba bakwiga kubera ko igihugu cyacu ntabwo kigizwe n'icyiciro kimwe cyangwa tugiye mu gitsina kimwe hari igitsina gore niyo mpamvu nashatse kugaragaza uyu mukobwa nkagaragaza n'ubwiza bw'umwari w'umunyarwandakazi
umwe mu babashije kubona yego bivuze ko yakomeje mu kindi cyiciro waganiriye na Rise Up Media TV. Umusore umurika imideri mu byishimo byinshi yatugaragarije uko yishimiye iyi ntsinzi. Isaac, umwe mu bitabiriye Art Rwanda ubuhanzi, wakiriye gute kuba ugiye ku kindi cyiciro uri kumwe n'itsinda ryawe mu murikana imideri? Nyine ni ibyishimo tu buriya ubu ngubu uri kubona gutya no kurya byarangiye gusa nyine nkurikije uburyo nakoze n'ibintu mfite n'uburyo mugerageza nyine mu bushobozi bwa mfite uburyo mugerageza gukora ibintu byanjye nyine naje mfite icyizere ko ndi butambuke gusa nyine ntabwo nta muntu uzi bishwe n'indani abize abacecekeza mugerageza bakagutenguha byari wizeye asanga hagati gusa nyine nkibona Yesu ya mbere ya Tuna Grace mbona bose barakomeje nyine byateze nyine mvuko bigenza atari kwa gusengera. Niki cyaguteraga motivation uvuga ati byaze bikunze hano ndatambuka? Icyizere no kwizera ko ibintu nkora byonyine ngenda ari gukora ikintu ariko wowe ukawutiza ikintu cya mbere cyatumye namukora kwizera byo bavuga kwizerera mu nyine uko bimeze kose ikintu mbere ufite ikintu cya mbere ni uguhindura ibyo abantu bafatamo abanyamideli designer, kuzana designer zanjye zihariye ese kuzana new version ariko nibagiwe n'ibyakera kuvanga nyine style zose kugira ngo buri wese yisange urungano abakuru nyine gusa ariko ikintu cy'ingenzi cyane ikintu nashakaga ni kuzana new version nyine nka gutya ndabizi nyine style kwire ni irasanzwe ariko nyine ni ubwa mbere mbonye kuko ibi ni ibintu ngene kurera mu mutwe nagize bishyashya nicyo bita fashion design. Ubwa mbere witabiriye Art Rwanda? Ya ubwa mbere kuko nanjye urabona ndacyari mutoya. Wabibonye gute noneho iki gikorwa cyo kuzamura impano mu rubyiruko rw'u Rwanda wagifashe gute wacyakiriye? Ikintu kirahambaye cyane kuko cyatumye nanjye ubwanjye mind zanjye zihita uburyo nifataga byamaye indi shusho ko nanjye harandi hanagira buri guhereza n'ishusho n'abandi bantu bafite impano zitandukanye batabashije kwitabira iki kintu bitewe n'ubwoba no kudatinyuka. Igihe ikintu nababwira nabo gutinyuka kuko nta bintu birenze birimo kuko urabize nyine ibintu biteguwe n'igihugu akenshi biba biri mu mucyo kandi urabize umuntu udaciye mu mucyo wacaye wajya mu mwijima buri wese nyine agomba kwitabira kuko nta kibazo. Ugiye kongera ahantu tugiye harya hejuru ni ukugenda noneho biri different n'ukuntu abantu batuye uburyo ukinjira Yesu uhita uzibona utari wavuga iki kuri ku mutima noneho wabwira abakurikira Rise Up Media gabane cya mbere ni ukwishima ndishimira namwe mu gihugu ikindi nyine ni ugushishikariza urubyiruko guhaguruka bagakora fashion designer ni nziza byandari ni ikintu tudatera umuntu stress ukora akantu wishimye nyine mbese ni ugushishikariza urubyiruko rwose nyine Reka mbashimire cyane mwese mudahwema gukurikirana gahunda zose za Rise Up Media TV umunsi ku munsi. Kwibutsa kandi gukora subscribe kuri utarayikora ubundi ujye uba uwa mbere mu kubona inkuru n'ibiganiro tubagezaho. Mugire ibihe byiza.